Hello, tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitatu by'ingenzi wakora bikagufasha gutakaza ibiro mu buryo bwihuse kandi mu buryo busanzwe, nta siporo ukoze, atari ngombwa ngo wiyime ibyo ukunda. So niba uri mu bantu bifuza gutakaza ibiro muri ubwo buryo, iyi video ni iyawe. Icya mbere, ita ku buryo warura. Isahane yawe icemo ibice bitatu. Kimwe cya kabiri cy'isahane ucyuzuzeho imboga, ikindi kimwe cya kane cy'isahane ugishyireho poroteyine cyangwa se ibyubaka umubiri, ubwo twavuga inyama, ibishyimbo, inkoko, amashaza, ibyo ngibyo nibyo bita poroteyine, ubishyireho kimwe cya kane. Ikindi kimwe cya kane gisigaye ugishyireho ibitera imbaraga. Iyo tuvuze ibitera imbaraga turavuga imiceri, imigati, ibijumba, ibirayi, ibyo bintu byose nibyo twita ibitera imbaraga, ushyireho kimwe cya kane. Niba wita ku buryo warura cyangwa ukarura muri ubwo buryo tuvuze, bizagufasha gutakaza ibiro. Icya kabiri, irinde kuryagagura buri kanya. Gerageza wihe disipurine mu kurya, mu gitondo ufate breakfast, saa sita ufate lunch, nijoro ufate ibya nimugoroba, ariko wirinde twa tuntu two kurya tw'amaho hagati, ahubwo byaba byiza unyweye amazi, kuko amazi icya mbere nta karori agira, ntabwo amazi nta kintu yongera ku mubiri wawe in terms of calories, ahubwo atuma umubiri wawe uba hydrated cyangwa se umubiri wawe ugahora udafite inyota, niba ariko nabyita. Hanyuma ikindi, amazi asohora imyanda mu mubiri mu buryo buri natireri. Ikindi, amazi yatuma wumva utararikiye kurya utuntu twa hato na hato, kuko utwo tuntu natwo turi mu bintu bituma abantu biyongera ibiro. Icya gatatu, jyanisha ibyo ugiye kurya n'icyo ugiye kubikoresha. Tuvuge n'urugero, niba ari mu gitondo ukaba ugiye kujya mu kazi, urumva ukeneye imbaraga zo gukora akazi, icyo gihe ukeneye breakfast iri heavy kugira ngo ubashe kubona imbaraga. Nimba tugeze saa sita, nyuma saa sita ukaba ugifite akandi kazi, ukeneye kurya ibyo kurya bitaremereye nka ya breakfast, ariko still nabyo bigufasha gukomeza kubona imbaraga zo gukomeza akazi. Hanyuma niba ari nijoro akaba nta kindi kintu ugiye gukora uretse kuryama, byaba byiza ibyo kurya byawe bya nijoro biramutse bibaye byoroheje cyane, bitaremereye, ku buryo biri buhite bishira mu gifu vuba, ugasinzira nta bintu by'ibiryo byinshi biremereye igifu. Icyo gihe bifasha umubiri gukora neza, bigatuma ubaninga karori, cyangwa se ahubwo umubiri mu gihe usinziriye utangira no gutwika bya binure wari warasitowarinze. Ikindi nabongereraho nka bonasi ni ugusinzira neza. Ni ukuvuga kuryama kare utarengeje saa yine, ukaryama hagati y'amasaha 7 n'8 wasinziriye neza, bifasha umubiri gutwika ibinure wari warabitse mu buryo buri natireri. So niba ushaka kugabanya ibiro no gusinzira neza, nabyo ukwiriye kuba ubishyira muri rutine yawe. Murumva rero ko byoroshye kandi umusaruro wava muri ubu buryo bwo kugabanya ibiro uraramba. So ntabwo ukeneye kwirirwa ukora ama exercice y'ikirenga, ujya muri gym cyangwa se wiyima ibyo ukunda. Hano icyo tukugiraho inama, rya ikintu cyose ukunda ariko ukirye muri kantite ntoya. Ikindi, ugerageze kujyanisha ibyo uriye n'icyo ugiye kubikoresha. Mwirinde kurya ibiryo byo kuryamisha. Niba uriye, gerageza ugire icyo ubikoresha kugira ngo umubiri ubikoreshe, aho kugira ngo uze kubibika. Mwakoze gukurikira video, ntimwibagirwe kuyirayikinga no gukora subscribe niba utarabikora. Bye.